umunyeshuri bakwita nde bro? Banyita B-Trap. B-Trap. Ogwani. Uri umuhanzi? Yes, ndi umuhanzi. Uri umuhanzi? Yes. Okay. Noneho banza wibwira abadukurikiye mu buryo bw'ubuhanzi bwawe, ndahita ngaruka ngiye mu kanya gato cyane. Kavasi twagiye. Yo. Usiga uriro rated n'amasaha y'utujiji. Nukimenya ko wafashe hit y'abajama. Tuza B-Trap nje gutemo ball z'ubusa clipa. Maze tuvuga ati B-Trap is crazy. Kucyuza na mshyari kandi uziko turi abajama. Watuje tugakora na nyuma tukaza muratara. Undi gisare clipa, undi gisare. Now I'm crazy clipa, I'm crazy. Beat nakoze zose uvuga ko ndi crazy bro. Nushaka kubivuga I think nubundi sindi wanyusha. Yes, I'm crazy but so I need byanjye show me nigga. I know something you need to tell me my bad dress with me. Alright my brother. Amwita B-Trap nekereza gukora injyana ya trap gusa. Yes, nkora injyana ya trap gusa. Yego. Ufite indirimbo kuri YouTube? Oya nta ndirimbo mfite kuri YouTube. Ntabwo uragira ubushobozi. Ntabwo ndagira ubushobozi. Uriga? Ndiga. Wiga mu kangahe, wiga hehe, waturutse mu kahe karere? Okay, naturutse mu karere ka Nyamasheke. Niga TVT, nari ndi level 3 ngiye muri level 4. Niga book. Amazina yanjye ya nyayo y'ababyeyi banyita Jedeo dufite Imana. Jedeo dufite Imana? Yes. Ayo ni ababyeyi? Ni ababyeyi. B-Trap na yande? B-Trap ni izina nyine tuba nkoresha mu buhanzi. Yego. So utubwiye ko ufite impano, tuzamukanira n'akandi karirimbo waba waranditse. Ubundi wanditse indirimbo zingahe? Maze kwandika indirimbo 3. Ariko nandi nyine ari nandi kwandikira umuntu. Ariko nayirangiza ariko nyine nayifite akavasi gatoya. Alright. Yes. So umwanya n'uwawe uturirimbire akandi karirimbo kamwe wenda ndahita ngaruka mu kanya gato cyane tumaje kumva ni bubirimo cyane nka B-Trap. Let's go. Ukeneye kenshi wagura byeri nkakora beat kuba gym ko gurabizi nangu shit nkangu baby ukinisha G just ndarenze nifunga drip ndakora cyane nkagura benz ukeneye kenshi wagura byeri nkakora beat kuba G yo nkakora beat kuba G ukeneye kenshi wagura byeri nkakora beat kuba G iyi game si ya beach iyi game ni ya G ufate verse tujye studi gukora beat Kripa mufate vasi tujye studi gukora beat B-Trap G turi muri benz no mu kibuga twakurisha bench ukeneye kenshi wagura byeri nkakora beat kura G. Alright, amwita B-Trap numwe mu bahanzi twakire kuri umugoroba atubwiye ko aturuka mu karere ka Nyamasheke. Nyamasheke. Umuntu uturuka mu karere ka Nyamasheke waje Kigali uvuga uti ngewe ngomba kwereka abantu impano yanjye. Uribona 2028? Wana nyine ngewe uko nibona banumva nyine nzaho ndi umuntu urenze hejuru cyane ko nk'abari abaraperi baba bazwi nka ba Centro C baba bafite ku mutima nanjye bavuga ati nanjye ndigushaka nyine kuzamana nka za Bekare nazo nzuzu nakoze stage ibintu ari uburyo fresh. Alright, ibintu ari uburyo fresh kabisa. Hanyuma agira ijambo rimwe ubwira abantu bo mu karere waturutsemo by'umwihariko n'abantu bakurikiye Izuba TV mu kiganiro iStars Show. Ewan Izuba TV ni TV nziza pe ifasha buri muntu wese nyine ufite tara kwizamura. Uwawe wese waba nyine yumva yifitemo imana yari yose yaza bamufasha pasi bamwita pasi. Yes, wamwegera akagufasha kwizamura. Cyo nabwira abantu b'Inyamasheke nyine cyambere ni hard working. Kandi kinyi ni protective word of someone kwirinda amagambo ya buri umwe byagufasha nabyo nyine cyane cyane injyana trap abantu bazi ko ari injyana y'indirimbo n'ibirara ntago ariko bimeze nyine. Yes, trap nyine yanakuzamura hejuru ukaba umuntu urenze. Urifuza kuba nkande mu bahanzi bariho kuri ubu ngubu? Mu bahanzi ngewe nyine abanyarwanda ndabafana cyane ariko nyine abantu ndabafana cyane n'abanyamerika nka Centro C mufite ku mutima. Uriya umuhungu nyine nari biryiwe ndamufite cyane. Abandi baturaperi nka The First naba ari ku mutima. Yes, bagwana uwo muhungu nawe nyine bose bamufite ku mutima. Nyarumva mfite tara ngize amahirwe nyine mukanya uploadinga cyane mukanya supporting mwaba mumfashije cyane nanjye byamfashe nyine kuzamura impano yanjye tukazadukomeza kurya show. Urakoze cyane. Hanyuma umuntu arakubona gute ushaka wenda kukuvugisha mu bundi buryo cyangwa se ukeneye social media platform zawe? Okay, amazina nkoresha cyane ndakoresha
WhatsApp nimero ni 079 59 40 849. Instagram ni bitrap official birazwi byo nibihinduka. Ewana nabashaka gukoresha FB ni G akarongo shoke yo kwikanga akarongo B. Ubwo ni G shoke B n'ababishaka baza tugakorana nyine supportinga. Tugakomeza kurya show. Urakoze cyane. Nibutse abadukurikiye ko abantu bose bagiye banyura ahangaha tuzatoranyamo urenze undi. Ninde ushoboye gukora umuziki kuruta abandi afashwe gukora indirimbo ye ku buntu. So ni ikintu cyiza cyane rero kuba twakwakiriye hanyuma turi kugana ku musozo kugira ngo twakire n'abandi. Uraturirimbira akaririmbo kamwe ubundi turi kugenda dusezera. Yes. Amabici ashaka gukina ashaka utwangiriza tara kwaje muri iyi njyana dushaka gukoma ikripa nidushaka bici zitwicira imirimo kwaje street niga ushaka ko dusumba inyonga abaji bose bashaka gupapa batwicire tara usiye twa rap niga yakuzamura mu bicu kujya ushaka gukina na G kandi uziko tukoma G izo nyonga ni dusumba bici nazo zishaka utwingisha rumungo dukora ibyo dukora ariko siko bishumi dukurikiye God Clipper Imana ni nzima yikurikire my G ibyo dukora byose God have a power for you anyone what to clean my gripper surgery iyi njyana trap niga sinyeze kuyigwa inyuma Clipper nkuko wabishatse niga ushaka kuzana vasi z'amabyito gutahuzo abaniga bashaka gukina badutemo muri Clipper nta ushaka kuba nkamwe ndazi neza nzagafata. Alright. Bamwita B-Trap numwe muhanzi twakiriye by'umwihariko abanyeshuri yaturutse mu karere ka Nyamasheke. Ubwo dusuza abantu bari Nyamasheke. Hanyuma rero bro wakoze cyane ubwo ngubwo nukora indirimbo zayizana ahangaha ubwo reka nkubwire ngo reka tugusezerere ugere Nyamasheke kare dore bwanije sibyo? Yego murakoze. Yego.